ngiyi inkuru irambuye ngiyi n'amafoto yose igihe cyanditse gishyiraho n'amafoto baraza inkuru barayinonoso dore ngiki gihe n'izindi nkuru zabo ngaya mashakiro wabibonye ngiyi inkuru irambuye ntabwo ibi ngibi ari inkuru ya yindi bya bindi by'ubusika amadore no dore ngiki gihe wakibonye never mind thank you wow reba hano wabibonye ngiyi inkuru yanditswe nkakubwira umunyamakuru wayanditse Nsengiyumva Emmy reka nze muhamagare singuyu Nsengiyumva Emmy none hari ukuntu mujya muhubuka uretse gato urumva ntabwo njya mpubuka bro urukunyumva yego iyi nkuru ngiye simbishyizeho nonaha kankwereke igihe nahamagariye Emmy singuyu Emmy Kinege namuhamagaye sangahe namuhamagaye saa 12 n'iminota 40 yanshubije abyutse sangahe saa 6 za nijoro. Vestine agiye gutandukana n'umugabo we bamaze iminsi basezeranye kubana akaramata. Ba Pastor Claude bavugaga ngo iki? Kuvuga ko ngo Vestine yatwite bamwe bati yabyaye ariko byari bihuga kuko iyo muri byo ubona nta gutwita pe. Ibi ngibi rero nk'umusesenguzi urabona ibintu bishingiye kuki? Uribuka hari ikiganiro Vestine yakoranye na Emily. Ego. Abuza Dorcas gushaka ngakiri umwana. Ego. Ugibuka muri icyo kiganiro Vestine yavuze ngo ngibaza umuntu utarangiza. Agiwe. Uze kuri icyo video birimo mu kiganiro kabisa ko umuntu ukora ntarangiza. Umugabo yarakarongoye kabura umwuka karahunza igitsina niba nkumvishe neza wambaba yari plan wasanga Vestine bahakinza account bakandika bino bano bana bo kwa Irene wasanga na AI nge bano bana ndabazi ndikukubwira manza wumve hano ibibazo byose aba Vestine ntabwo ajya publishing manza wumva ariko reba hano ikintu mugomba kuvuga Godfather akamubwira ariko bano bana bari bano bo kwa Irene ndabazi manza wumva ariko umwanda ibibazo bagirani bajya kubishyira ku karubanda n'ukuri manza wumve Sankara wincharge ngo udatuma nzana n'amajwi hano wayazanye se njyewe icyambere nuko buretse gato ubundi icyo mantegereje nuko igihe cyandika ikinyamakuru cyandika urimo ntabwo bakwibeshya buretse gato bande bibeshya igihe bo abanyamakuru bo mu Rwanda ko narabanebwe batajye bagenda uricharginge ukore kuri gorone ibyo ushoboye n'abandi mwese mumanuke no sense Muranga mutagira refu mumanuke mugende muri charging cyese ni uri mukobwa mwiza ntabwo mugomba kujya mwisanga mu bigananga no mfata munamenyera abantu kwitwe n'inkuba Godfather njaba bana basanga bahakinza account ye ndakubwiza ukuri undi iyo ikiniho ahantu hava ibibazo ubundi gute rubanda rugufi muza ni gute mwokicwa ni gute muza kumburanya tafaka urabona iki ngiki farizi ni platform nyamunsi razanga itaramenya kwikarabya kazi kakuburanya no sense esimbi Aisha ngo igihe nago babeshye igihe bona nago babafite undi muntu ubiyitirira ujye gukora ibintu by'amakuru ya fake mu bakazavuga ngo fake news karame urimo kunyumva gahunda iteye itya ndakumva urukumva gahunda iteye itya aba bantu ibintu ndi kukubwira abangaba bagiye kuri aka kagabo bagiye kugascaminga ntabwo nabihamya simbi ntega amatwi wabihamya gute ko ndi kukubwira ngiye amakuru mfite ko uyu mugabo naje mu byifuzo utamenya ibintu Godfather ari no kubufita amakuru ya fake njye nkubwira ikintu mpamya nzi neza bano bana bo kwa Irene ukuntu mbazi n'ukuntu nzi Irene ntago ari abantu bafata ibibazo byabo ngo babizane kwa rubanda uwo mukobwa ashobora kuba bahakinze account ye bitabaye ibyo birashoboka okay nyiri kuvuga ukuntu mbabona n'ukuntu musanzwe bano bana bariyubaha bano bana n'abana bakuriye mu kwiyubaha na yajya ko gufata account ye ngo ajye kwandika ngo yahisemo ngo umugabo mubi ngo nazahitamo ngo azabanza mwigisha se batakundanye na Kalisa biganye mu isura akajya gushaka umugabo murusha imyaka 20 ariko mwagiye muva kubiri ariko mwabaye muti njyewe ibyo mubwira ndi kuvuga bitewe n'ukuntu mbabona iyo ni fake account aho bari kuvuga ngo igihe kirandika hari ikindi ari undi muntu ufite account bwa fake rw'igihe.com nawe ajyaza agaposting ibintu après iminota ingahe bakaza ngo fake news ntega amatwi Sankara yego
Tasha, thank you. Uretse gato. Karimu, thank you. Uretse gato. Ndakumva. Iyi ngiyi ni website y'Igihe. Ntabwo ari fake account. Ngiyi website y'Igihe. Si ngiyi? Ndapfuye. Se bigenze. Telefoni za maki uri umukire nawe uransebye. Uretse gato. Iki ni Igihe ntabwo ari Igihe. Ngiyi nkuru irambuye ngiyi n'amafoto yose Igihe cyanditse gishyiraho n'amafoto baraza inkuru barayinonoso dore ngiki Igihe n'izindi nkuru zabo ngaya mashakiro wabibonye ngiyi nkuru irambuye ntabwo ngibi ari inkuru ya yindi bya bindi by'ubusika amadore no dore ngiki Igihe wakibonye never mind thank you wow reba hano wabibonye ngiyi nkuru yanditswe nkakubwira umunyamakuru wayanditse Nsengiyumva Emmy reka ze muhamagare singuyu Nsengiyumva Emmy none hari ukuntu mujya muhubuka uretse gato urumva ntabwo njya mpubuka bro urukunyumva yego iyi nkuru ngiye simbishyizeho nonaha kankwereke Igihe nahamagariye Emmy uretse gato singuyu Emmy Kinege namuhamagaye sangahe namuhamagaye saa 12 n'iminota 40 yanshubije abyutse sangahe saa 6 za nijoro hano hari saa 12 z'i Kigali urimo kunyumva urabona igira muhamagariye reba nubwo ngo inkuru natangiye kuyirukanka ho ejo shaka kumenya bayanditse urabona singuyu ni Emmy ni Kinege bamubonye kankwereke iyi nkuru yanditswe nande Nsengiyumva Emmy ariwe Emmy Kinege turi kumwe so rero mwebwe abantu barahuruka nkubwize ukuri nimba icyo kinyamakuru cyitwa Igihe ntabwo Igihe kiva ku Gihe manza wumve manza unyumve Sankara Igihe kijya kiva ku Gihe n'isa ntabwo wari utangiye kuvuga ko ngo ari abantu biyitiriye Igihe mujye mureka ibyo bintu ahubwo muratuma inkuru nibwo igiye guturika ntabwo ngiyewe nukuvuga ngo niba ubona abantu hano urebe Igihe nahereye hano dore naje iyi nkuru ndi kuyikurura nari nibereye kuri iyi ngiyi wari yose bafatanye urumogi uyu uramuzi uyu ari mu bahanzi bro u Rwanda rufite ntabwo tuba twicaye uyu nguyu ari mu bahanzi ntabwo niyumvisha buryo cyuriya mwana w'umukobwa Vesti najya kwandika biriya bintu niba batamuha ngiye kuko bariya abantu ukuntu mbazi abana bo kwa Irene bariyubaha ntabwo ajya apfa kwiha rubanda yewe n'ibintu byiyubaha ariko ibyo byo kwiba uri kumbwira n'ibiki ibyo byo kwiba ko uyu mukobwa ibi ngiye muri kuvuga uyu mwana uyu mukobwa bro reka tujye tuvugisha ukuri uri kunyumva first of all tujye tuvugisha ibintu mazina yabyo urimo kumva uyu Idrisi baramusikaminze kandi muzabibona urimo kunyumva baramusikaminze yari scam igenda wahamagaye Emmy Kinege kwano bwakeye Godfather dore ni saa 5 uretse gato ngiye guhamagara uretse muhamagare duca amazina n'ukuri kw'Imana nibyo byabasaba kuko ngewe ukuntu nza abana bo kwa ntago Vestina yakwikora ngo yandike ibyo bintu Emmy waramutse amakuru yaramutse Godfather ko mugiye kuvugana ukajya muri mute mukuru wa Nzovu ubwo giye kumubwira ibyo avuga rero Godfather sinjya mbizera ubu nambwira ati ndi kuri live uhita uvuga gutya Godfather ngewe ndabihamya ko bari abana nta prank bajyanye bagiye gushyira hanze indirimbo barapostinga gusa nta kindi barenzaho nta bintu by'amaprank y'ubugoryi ngo ibi apana
mu gihe abandi bahanzi usanga umuntu yagiye kurira ibati akarinda hano kakavureka akaguru ngo arimo arategura ngo puranka ngo indirimbo isohoke bakajya gutukana ku babyeyi n'ibiki bariya bana ntibajya babibamo. Nukuri abantu mufana Vestine na Dorcas nkanjye munyere gift pe muntemu bariya bana nibo bananzi muri gospel batajya bakora puranka bavara posting ati ejo bundi tuzabata mu muzigo tukabakirana yombi. Uriya n'umuntu witiriye Vestine nanjye sinabyizera. Reba uyu ngo ni Kenzo wenda kuzi sakara muri gospel zigari agatwigo. No gutwika ko batwika bibi batwikira mu ijambo ry'Imana barumva batwika bibi bari mu bindi bintu by'amafuti. Godfather va muri mute papa. Data abantu bari nyuma Vestine ni mu ntemu. Ariyo thank you rat nang muri abakene nyabarasanya. Okay, Sankara. Muri Vestine ni mu ntemu. Godfather va muri mute garuka. Sankara uretse gato. Kampamagare Emi. Mutinga bro. Halo, Emi bite waramutse? Ni Godfather. Ndabibona. Amakuru yawe? Fresh ndashima Imana n'utugripe dukeya turi Kigali ni hatari kirimo. Okay. Ndi live rero nkurikiwe n'abantu 650. Ya ndavuze ngo reka ngwamagara ariko nyine ndagomba kukubwira ko ndi live. Oya nta kibazo cyaka. Nubwo ntari butinde ko rumba ndi mu kazi ndi muri office. Ego. Ya okay, courage. So Emi, mbonye inkuru wakoze yo ku gihe hari iwanyu. Iyi nkuru ivuga kuri Vestine n'umugabo we. Ibi bintu nibyo. Iyi screenshot twabonye eske ni kuri account ye cyangwa ushobora kuba ari na fake account nk'abantu bari kubivuga? Oya ni kuba kuri account ye na account ye wenda ibyo kuba fake account ibyo ntabwo ari byo wenda kuvuga ngo niwe cyangwa si we ni donc hano umuntu yaguhakinze a lot of times ashaka gushyiraho ibintu ashaka. Ariko nabibonye kuri Instagram ye nagerageje guhamagara Irene nka manager we ngo mubaze ntiyitaba. Urumva bashaka kuba bari ntekereza ko wowe muri Canada urabizi amasaha abanza sinzi isaha mufite ubwo ariko dututire faso byari kuri Instagram ye kandi mbonye bahise babisiba. So bishoboka ko ashobora kuba ahise atekereza wenda nawe akabikuraho na abibaye atariye ubwo nabwo nyine araza kuduha indi statement ku buryo twagira ikindi tuvuga. Ariko pour le moment njyewe ndabifata nka source yizewe. Bafata nka source yizewe. Okay, aba n'abantu bahora bahora mwitanga winda kumva. Emi, ndatekereza nyuma y'ibyo winda kumva. Here we go. Twagiye umva we Sankara. Ugende gato. No, uretse gato. No, ntega amatwi. Ntabwo nshaka gukomeza. Ntega amatwi hano. Godfather kuki mukanya w'imyutinzi. No, niko reka nkubwire Sankara nawe ninguhamagara kuri telefone n'undi muntu uri kunyumva. Turi kumwe? Ntabwo nshobora guhamagara kuri telefone bite ngutura kuri live, ntabwo bishoboka. Ntabwo bibaho. Ninde waza ibaze nguhamagaye urimo kunyumva nkakuzana live, ntabwo bibaho bro. Ntabwo bibaho, nawe koresha common sense. Ntabwo ushobora gufata umuntu muhamagare. Ntabwo bikunda. So usaba umuntu uburenganzira, ntabwo ari ibintu bibaho. I cannot. Ntabwo aba professional. You cannot n'umuntu usanzwe ntabwo afata telefone. It's not gonna work like that. Ntabwo making sense. Godfather. Muvuge ko na gospel musigaye muyikorera muzana mu create amadrama. Okay, ngaho rekera aho ngaho. Tugende gatoya rero. Bande bayikora. Ubwo nta kibazo reka bakaya amadrama. Ntabwo niyo nose nanye gutwika. Kenzo. Mumbarize. Tugende gatoya musobanukirwe ibi bintu. Njewe duconnectinga dote. Muje mufata utuntu. Ariko mugani w'uyu muntu Kristo wanditse ngo. Uretse gato. Kuki yaba yabyanditse mu gitondo agahita bisi. Uretse gato Kenzo wari kintu mutumva. Erega muje mukurikira dote cyangwa muje mukurikira abahanzi. Kuko mwe mutabikora twe tubyirirwamo turabizi. Subiza amaso inyuma gato. Umanze usoma body language mu kiganiro kano nani Irene yakoresheje abana bari muri Canada ejo bundi.
kara karumuna ke sinzi ikintu bamubajije kano gakuru gahita gakambye impanga akanga uyu w'umugore urukunyumva abwira uriya muto aramubwiye ngo uramutse ushatse umugabo nakwiyicira turi kumwe no gori second mu rukubi icyo kintu Sankara naranakibonye nanjye urukunyumva Kenzo none se Sankara no Godfa tuvuye muri ibyo nkuru yanditse reka twanze tureke kujabuka cyane tureke kwirukanka cyane ku nkuru yanditse amagambo avuze turayumvise ngaha nawe ubwiwe ntayahagazeho induta yahagazeho Emi hari ikintu utari kumva source ubundi icyo turi kugenderaho ntabwo ari inkuru yo kugihe turagendera hano uri muzima bivuze ko iki gihe cyafashe ino nkuru yo ngaha ntega amatwi Emi nawe ibyo yanditse yagendeye ku byabonye kuri yagiye ku byabonye kuri status yuko hari ikintu rero uretse gato maze wumve reka nkubwire Sankara Emi yanditse inkuru arakubwiye ngo nagendeye ku by'umwana ya postings reka nkubwire ikintu mugomba kumenya mu myidagaduro Sankara muri showbiz uretse nayo uretse reka dusose ngo n'abantu bakuru ariko ntabwo bamushaka kumva bamushaka kugira ngo bimpa Godfather wowe wibizanamo dictatorship ntabwo bizwana amano akora ipombo yawe ariko niba tugiye guko mu rusyo dukome n'ingatsiri turebe impande zo kuri umucamanza areba both sides muravuga ntimurekeraho maze mwumve twe icyo tugiye gukora none siko bimeze mureke tukore comment kuri iyi stati y'umwana kuko niye ibyo uretse gato none se ubu duhamagara no muri account yiwe amafoto ya Maria yose yarayakuye muri twemeranye hamwe Sankara ntabwo n'ukudemera ko abahaka babaho ntabwo uretse gato ntabwo nibyo tugiye kuvugaho mu mwanya nsobanure mufate umwanya nabyo birashoboka tega amatwi bamwe umucamanza urebe impande zombi tega amatwi yego nakweretse igihe inkuru yandikiwe n'igihe naraya majori kuri iyi nkuru tugende gato ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere mugomba kumenya first of all ntabwo iyi account yabaye hacked urukunyumva iri mu maboko ya nyirayo uretse gato nakubwira impamvu umuhakazi iyo yahakinze ntabwo apostinga ngo asibe uyu mwana w'umukobwa yahise abisiba yayishyizeho ahita yisiba ubu ntabwo iri kuri account ye icyo ni icya mbere urukunyumva Sankara yayishyizeho wenda agiriwe inama urukumva kabiri niba atagiriwe inama kwari gutambutsa ubutumwa akanga jambo akabivanaho sizi urukunyumva ibi byavuyeho ni kimwe n'icya bivuze ngo account ntabwo abaye hacked account niwe uyifite turi kujyana icyo ni icya mbere icya kabiri waruvuze ngo source igihe cyafashe tureke kugihe inyarwanda zabyanditse gendero b'inyarwanda gendero New Times bamaze kubyandika bose none duhamagare buri munyamakuru tumubwire ngo source ni yihe no ikintu mugomba kumenya ho yavuye kuri urakoze cyane rero umunyamakuru umva ukuntu bigenda iyo ku byamamare nk'ibi ngibi source y'akantu gato nani Sankara urimo kunyumva Sangade yanditse afite agahinda yacu ibyo ntabwo bitureba azironga byakozwe n'account we ni erega niyo baba bamuhakinze turi kumwe umunyamakuru w'imyidagaduro ababonye akazi noneho iyi ni inkuru iyi stati yonyine kuri account yuriya yabaye hacked yabataye hacked umunyamakuru w'imyidagaduro yamaze kubona inkuru hanyuma noneho indi nkuru ikaza kuboneka uriya ari kuza kwisobanura niba atari we hanyuma rero iyi ni inkuru hanyuma ikindi ntabwo uyu nguyu bamuhakinze ikindi Kenzo ntabwo bari gutwika ahubwo ikindi kintu ngiye kubabwira ntabwo abana uyu mwana ntabwo azasubira mu Rwanda muzabireba agiye kwideklara simbibabwiriye hano kuki yasibye amafoto y'umugabo we ibi yarabisibye mugende murebe uriya mwana mu kiganiro yakoze ejo bundi nibwo byahise bigaragara kabwiye kano karakanira niko nkunda uyu nguyu bameze nka Brenda Fassi kandi kagufi bijya bivamo ntabwo bikunda kabisa Idrisi baragusikaminze okay banyarwandakazi mugera kuri 800 mu nkurikiye ubu turi kuvugana Irene Murinda habi yatandukanye na Idrisi sorry ese golfa Irene ntibabana na Idrisi Irene yasezeranye ibi bintu Dekati yarabibabwiye mwanga kubyumva banyarwandakazi ubu ngubu hagiye kubaho urukumva icyo bashakaga Irene Murinda habi atandukanye na Idrisi ubu ngubu hagiye kubaho gupasura imitungo konyumva operasiyo tugabane
irarangiye. Tugamani Ni wanga subiri wanyu muri Senegal. Ni Senegal harya ni Burkina Faso. Baragusubizayo wikoreye imbabura. Turi kumwe. So ibingibi iyi ni operation uyu mugabo yakinnye. Urumva? Turi kumwe. Nyuma ya channel bro, nyuma ya YouTube. Muze ntambara ya YouTube channel. Ni ukuvuga ngo filime game over. Uyu mugabo bagiye kumutoza amashashi. Ariko baba bamuhemukiye. No, ntago Kenzo. Kino kigabo nacyo cyagize irari n'amarangamutima y'indirimbo atazi ko kuri Mayibobo. Uyu mugabo ntarari y'indirimbo yagize ko zirya ndirimbo ntazumva. Imyaka 5 se irashize imyaka 5 yikese urumva irara kumukira mu Rwanda. Ntarari y'indirimbo yagize uyu mugabo nandi nta kinyarwanda azi. Nta kinyarwanda azi yakunda indirimbo gute se? Umva babarira nyumvira ariko kandi sankana nawe yavuze zinzo bari ko n'abantu babasirimu. Bro ntabwo indirimbo zigira ururimi. Nasi ko mukundikiza muracyumva ko muri bamugira indirimbo ziringana mwumviringana nkanjye. Oh sense ntabwo indirimbo igira ururimi. Umuntu araririmba utumva ko mvuga igispanish indirimbo zazo muri indirimbo za Koffi Olomide abantu mufite indirimbo za kucinakaho umva beat kucinaka awiro n'ubundi niwe nemera cyane uriya muvi. So ikintu kiriho ni iki ngiki urukumva uyu mugabo baramusikaminze ibi ngibi Dekati yarababwiye kubyumva ariko none tugaruke Kenzo uvuga ngo nukugira ngo wadafaka amabwiza ukora igikoma kiraryoha. Igikoma kiraryoha umugabo umunyamahanga baramwibye. Irene Murinda nkuba yibye umunyamahanga w'abandi. Uyu mugabo afise imitungo ingana gute mu Oh yari afite amafita yasimbuye abakazungu bose mu Rwanda. Ibyo bintu ngo Vestina postinze ntabwo ndabyemeranye ndabyemera ruko ariko none icyongereza yagiye akoresha icyongereza cy'ababa. Uzi impamvu jemvuye kuri account ya Vestine nta foto nimwe ya mariage canke umugabo Reka yabisibye kare yarasibye abangaba baje kwidekarara. Murinda nkuba uyu mugabo ari mu kazi ku kaboko mujye mu mutinya buro uyu mutipe Golfa kwideklara he muri Canada baraza kuvuga iki uri muzima nyamunsi uzi ngo arasubira i Kigali ne baraza kwideklara bavuga ibiki tegereza urabireba abandi bavuga ibiki so gahunda uko iteye rero uko muri kubireba ubu byarangiye uyu nguyu noneho ndebera hano icyongereza kirane bro icyongereza cy'abagabo barinda ingagi mu kinigi none se uzi ko isa senya urugo muri iki ni icyongereza cya Google Translate. Oya iki cyongereza cyanditswe na Irene Murinda habi uyu ni Murinda wanditse ibintu ariko uyu ni Murinda wanditse ibintu none urabona uyu ni Murinda habi wanditse bino bintu. Arangije amakuru mfite uretse gato yakoze kano gakoti uretse gato se yagakoze arangije kugakora amakuru mfite amaze kugashyiraho Safi Madiba aravuga ati reka na yudu ntiyakwandika icyongereza ngicyo siba niwe Safi niwe umusibishije Safi Madiba niwe ubwiye avuga ati mwakoze nabi ChatGPT ntabwo ari ukisobanura kuko reba hano none se uretse gato uzi ko umuntu agaragaye uretse gato uzi ko avuze ko n'undi mugabo agiye gushaka azabanza kumenya iwabo inyina na se. Nangu murebe Sankara ntusobanura amafilime y'icyongereza niba utatwiba. The next man I choose to be with, I will first get to know him well, know his family, and know everything about him. No one will ever use me again. Wait, take care, yo. Guys, mutapping the screen. Amunemo. Abantu bumva ko bahakenze Vestina amunemo. Abantu mushaka kuzamuka mukare kuri kambashirireho gora mushoboye ingana no nyamara Godfa ibi bintu uriya mukobwa tureke kumujajinga. Ashobora kuba hari ibindi bintu yabonye kuriya mugabo ibiki bidahuranye n'amahame yiwe. Urakoze asante Egorata Kenzo yes uretse gato n'amahame yiwe nyamara aba West Africa bafise ibindi bintu byabo ubwo mugiye kubategura ngo mwite umurozi unyumvira abantu birashoboka umuntu mugarozi mumugize umurozi ibyo by'uburozi ntabwo hamije turi kudawutinga none muvuze wowe wibanze ku kintu cyo kuvuga ngo Irene ngo yasikamenze umugabo ariko kimwe no gusanga uriya mwana arageze mu rugo agasanga mugani wa Kenzo uriya mugabo afite n'ibintu asenga cyangwa afite imigenzereze ye dawe na Vestina umwana akavuga ati
birashoboka. Ariko abanyarwandakazi nta muntu undi oya kemva ku rundi ruhande ndagaruka kuri Kenzo tujye tuba nk'abacamanza kuri umucamanza uregwa n'uregwa ku impande zose mukore kuri iyo goro igitekerezo umujaji yumva both sides either offender n'abaye both kumva impande zose. Reka mpamagare b'abanyamazina kuko urabona iyi na niyo munsi ya next man I choose harimo hakubiyemo ibintu byinshi bro. Nzabanza kumumenya hakubiyemo menye umuryango menya akomoka menye Kenzo ufite ubwenge n'ubwo ari bucyo bukoresha neza ziba ahangaha munsi hakubiyemo ibintu byinshi bro. mube muretse hano ibintu birakaze umuntu ushaka kuzamuka kuri panamanza kuri gora mugakorwe mu nda nk'ubwo Arise hita uzamuka turaha dufite uburwana n'iki koko. Yo Opionika waramutse nyuma yo kureba ibintu byo kwa Vestina wumvisha ugize ubwoba mu nda igifu umutwe w'amakuru umva ukuntu uza kuwandika bitewe n'amakuru mfite andika ngo urukumva Irene Murindahabi akoze divorce nande cyangwa amaze gutandukana na Idrisi. Operation tubigabane operation tumukwe irarangiye. Ibaze nyuma y'iminsi 136 gusa. Warayibaze. Niyo bamaranye. Yuzuye ejo 136. Yuzuye ejo. Buretse gato niko utagiye kumenya wagiye kubara iminsi y'urugo rw'undi muntu. Nika wari umunyamatiku. Wabaze iminsi Vestina amaze mu rugo n'umugabo we. 136. Wamenya amajoro bakoze iby'abakobwa ibi bimara byabaze kuva ku munsi w'ubukwe. Wamenyera muretse gato reka dusesengure wamenya niba yaratwite. Iyo nika Niko kuko uribuka ba Pastor Claude bavugaga ngo iki uvuga ko ngo Vestina yatwite bamwe bati yabyaye ariko byari bihuga kuko iyo umurebe ubona nta gutwita pe. Ibi ngibi rero nk'umusesenguzi urabona ibintu bishingiye kuki? Uribuka hari ikiganiro Vestina yakoranye na Emily. Ego. Abuza Dorcas gushaka ngakiri umwana. Ego. Ugibuka muri icyo kiganiro Vestina yavuze ngo ngibaza umuntu utarangiza. Agiwe. Uburetse gato. Ngo uburetse gato ngo iki? Uze kuri icyo video birimo mu kiganiro kabisa ko umuntu ukora ntarangiza. Umugabo yarakarongoye kabura umwuka karahunza igitsina niba nkumvishe neza wambabariye mbere yo kuza kuri pano ukakankatira ukakamba gisubireho umbabarire ukankatira ukambe hanyuma none unyure kuri pano thank you. Banyarwandakazi umwana Godiva umuntu utakugira igitekerezo atangana kandi kuri gora zamuye yo showbiz nyarwanda bamo nyabingi buri mwaka ugiye gutoboka uretse gato umwaka ushize babrandinze Heineken umwaka ushize babrandinze Heineken oyase ndetse ko yabitwariye uburetse gato bamwita ngo dufano ari imbeho kanema agapira afishiramo agapira kuko nibi kiganiro gitangiye kanzane babarangi Pastor Claude mureke tumwumve iki abantu none bagiye kumbwira ko inshuro yamurangirije mu mureke mwumve ni gute abantu bamenye iminsi bamaranye Jesus babaze guhera ku munsi w'ubukwe ngo iminsi ngo ni iminsi ngahe 136. Ni gute babi bro ibaza ariko akakanya bayimenye bate amezi babaze guhera ku munsi w'ubukwe. Okay tugiye guhama undi muntu nahamagara kuri iyi nkuru ni kamarade Umwana amaze igihe atambara impeta
ubwo ni gute wagiye we umusesenguzi w'intoki z'abandi uraje nawe Alice we ntamaze igihe atambara impeta no none inkuru yose ikubiye muri nani iya nyuma. urakoze cyane. Yeah. The next man I choose. Ayo makuru ngo ndifata watuje ko nanjye ndi imbere y'imashini manza ngifungurira hano YouTube. Ndagira kandi akwiye mwemeye. Kigo ryano ntabwo biri gukunda. Memuretse. Hamagara umushu. Umushu. Uretse gato, mwemuretse gato. Umushu ni igihadi. Uretse gato. Nawe muhamagara umushu. Karakubaye. Gasuko byuka gakubitwa n'inkuba. Gasuko byuka. Gasuko. Ya munsi yo ese calling cyangwa linking calling ntabwo ibiri WhatsApp ntabwo biriho. Ya ntabwo ibiriho. Ntabwo ari ku murongo. Kanze ndebe undi muntu Jihad si ntabwo ari kugera. Yadashaka ari mu kiganiro y'amasaha ni saa 5. Jihad kamaze muhereze karakabora ko sundi rwakabonye. Barapodete umusaza. Uru rugo rwaba rwihuse sanga. Mugumeho gato. Amuretse. Jesus. Ikiganiro si wakirebye cyaba ari abana. Iki kigabo ubu gusa amasa ntabwo ari gukora. Godifa. Nyuze kuri Instagram ariko bro niyo content. Buri mu influence. Bongeye bariye. Oya nciye kuri Instagram amasegonda. Nuko na sharinga screen ngo birebe. Ewe. Uretse gato. Thinking, okay, the katri gucaho. Isona ko ntagakwitaba. Inde. The card. Aya masani sangahe? Iwabo ngo bari hafi sanga. Mutapinye mukore kuri iyo goro muzamuke mutangira ibitekerezo. Ariko isona ko nguko ntabwo iri available. Oh, linking, okay. Yeah. Okay. Munshakire ntuza. Mumpe nimero ya Idris. Ego mwana yanje. Ntavuga igifaransa. Mumpe nimero ye. Godifa. Oui. Godifa. Oui. Nufite phone ebyiri. Binyuze kuri Instagram gato. Uretse gato ko se unyureza kuri Instagram nanga birahagije bite byawe. Aho ntabwo ushobotse. Yesu, nicyo kiganiro niyo nkuru. Ngo ya mana araruhutse. Ya ntabwo araruhutse. Oya. Ya mana araruhutse. Ariko nibyo. Abantu muri gushyira muri request agiye gusangara mu mutwe. Abantu muri gushyira muri request Alice. Karabi. Alice. Wapost ngumbe ni posting amafoto kuri Instagram. Okay. Abantu bose yamano nirirwa siba. None uzajya posting yatandika Idrissa divorce. Uretse gato ngo yaramubyigaga. Ngo muri Kiss FM nicyo kiganiro. Oya uretse gato. Ngo yagira gati niba mbyumvishe neza ibyo uramuga batubwiye. Ngo ntabwo arangiza. Ngo uriya mugabo ntarangitse. Niko tubyumvishe. Tanka warabyumvishe mu kiganiro. Kuba cyumvishe. Uriya mutipe ni katubwiye uriya mutipe wahamagaye. Atubwiye ngo numvishe ntabyo numvishe. Uriya mugabo ntarangitse. Kabagakate bakame. Reka bagakate bakamutema. Kabagakate tukumve.
rega ngo nta iyo ariko uyu mutipe biragaragara ko atarangiza natarangiza ni ico si kibazo kuki umukobwa niwe yari afise ikibazo umva Kenzo umukobwa niwe yari afise ikibazo muretse kwinjira mu buriri bwabo ngo pe garukiraho asa umva inkuru z'ibindi binyamakuru game over umva ikinyamakuru bita Umuyenzi Vestine agiye gutandukana n'umugabo we bamaze iminsi basezeranye kubana akaramata bahise bashyiraho kashi ndanyumvira divorce bayisinyemo aba batipe nta miyaga mani imihanda izatwiruka umva umuntu ngo difanye nakubwiye ngo buri umwaka ugiye kurangira Kigali bagira ngo ari Nyabingizi zagurukira showbiz umwaka ushize ngaho Heineken ningaha amashanga ngati biki reka manze nkora ifoto neza kugira ngo nyishireho bikunde ariko umugabo yarebaga nabi n'ubundi twareba ko zose yamushata atamureba no uyu mugabo baramusikaminze ariko okay ntaje umuntu nkorera akantu ngo Vestine atandukana ni Shaka mabwizo kuri Godfather TikTok bazayimurekere ngo marriage in Rwanda is a business it's a hangasi sawa sibikoze neza oya aha ni sawa mugatwara uko noneho ndahamagara ndimwoka byara muri bunyitabe mpamagara ribu bari baberanye ntago baraberanye pe uyu mukobwa baraberanye ribu iradusobanurira ribu irabizi ivy'urukundo oya ribu igomba kudufasha ibafasha mu bihe ewe hano hari abantu bivanga mu ngo z'abandi nibo kamamaka hano abantu 900 batareba kuri Gloria Godfather badataba bari kuri pano ibi ntantu bihuriye abashaka namwe mukabyubutindi mu mitima mwe muretse gato bashaka kumva itiko ariko abazari ko ya Godfather ibi bintu ushaka kufunga pano ubuse abantu 900 ntago bamutamo natwe turiho ntibadutamo amazi none se mwaje we azaba amatiku wenjoying baruka mutwe no mu mitima none waje gucuruza inkuru y'uyu mukobwa ngo bagwa amakoyini inde rurembo rw'ubonye wanyatse ndimo ndavuganira wowe ngo naregurisha inkuru y'uyu mukobwa sindi muri studio sindi editinga ndi gukubwira sanka uza abantu bari kuva inkuru ni ba Rudoviko abandi bari gucuruza imboga kuri Bazirete abandi bari guheho uduhinja twabanyirabuja za Nyamunsi ziri ahangaha ni ibitumbiko aha zamuka singuye still yego rat muceceke mwumvi amakuru mfite ngo nyuma yo kugeza i Kigali ukumva ko ari wo mwami w'abagore amakuru biravugwa ko ari wo wihishe inyuma y'iyi nkuru koherereje sorry iyi nkuru ya Vestine wamenye ko Murinda habi yatandukanye na Idrisse Murinda habi yatandukanye na Idrissa usurumva ibyo bintu Idrissa zo yagiraga yakoranaga na Murinda habi reba iyo nkuru nkoherereje ntabwo abimenye ntabwo nabimenye Vestine amaze gukora reba iyo boro nkoherereje ndabibonye wabibonye nyuma y'ikiganiro cyabereye muri Canada Vestine akabwira muri umuntu we ngo niwibeshye ugashaka uri umwana muto nzagushishura arangije yongeraho ijambo ngo uruzi umuntu utarangiza ngo uruzi cyangwa ngo urabone umuntu utarangiza mu yandi makuru cyangwa mu bindi bisobanuro uyu mugabo ngo ntabwo yasozaga urugendo rw'urukundo rwajyaga ikana uvuga ngo Idrissa ni kabwera Idrissa ni Baritazari Jay ibivugwa ndi live nkurikiwe n'abantu 1000 barenga urumva ibivugwa ko ibi bintu cyangwa uru rukundo rw'aba bombi yari business umuntu bita Murinda habi yapanze kugira ngo bibe uyu mugabo w'umunyamahanga ibi bintu byaba bifite aho bihuriye n'ukuri nyuma y'uko hashize iminsi 160 n'ingahe abanyarwanda muri kunkurikira batubwiye ko ari iminsi bangahe bamaranye imyaka 162 iminsi 163 abanyarwanda barayibaze so
nyuma y'ibi amezi ane nyuma ijana na 36 niyo bamaranye 3 months 4 months ijana na 30 Mutesi nawe adacaho se ko yanze kubana na Rugume byemewe n'amategeko. So icyo mbazwa ibi bintu byavuzwe ariko Dekata kabisakuza abantu ntibabyumve byafite ahantu bihuriye n'ukuri. Ibyo bintu se byuko uyu mugabo bamuskaminze bishakira mu butunzi bagiye gupasura. Oya ukuri guhari. Ego ibisimbivuga kubera ko ndi inshuti na Irene. Ego ariko ngiye ukubwira ukuri guhari. Irene nta ruhare yagize mu ikundana ry'abo bantu babiri. Iyo uko ni ukuri ntago Kaboko babigizemo ushingiye kuki? Ushingiye kuki ko nta ruhare yabigizemo? No kuvuga ngo Irene nawe yagiye kubona Idrissa aturumbutse ntabwo we yari amuzi. Yikundaniye na Vestina bisanzwe. Ibisimbi bivuga kuko ni inshuti na Irene. Urukanda rugucinya inkoro noze ubwo uri kuvuga kandi ari byo uri gukora. Oya ntago ni muri kandi nkubwira ko sindi kuvuga kuko ni inshuti ye. Uri kumva? Ariko ndi kubikubwira nyine ngo kuri guhari ukuri kwa nyako. Ego yaje nyine nkuko nawe ushobora kuba watirita Dorcas usigaye. Ego bari kubakunda sa Irene hugaza kuza kubigaragaramo as a manager wabo bana. Yari manager w'urukundo rw'uriya mukobwa. Oya ntago ari manager w'urukundo ngo difada agenda gake. Irene yaje nka manager w'umuhanzi umukurikiranira ibye hafi ndetse no kumurinda aba bana bazaje baprodinga ubusa. Ibyo simbivuga ko ni inshuti na Irene. Ndabivuga nk'uko uri guha kubera iki ibyo byose akabiviramo akahita atanga umwana nka se. Oya ntago yamutanze nka se, yamutanze as a manager kandi uzi neza imikino ibera muri ibi bintu bya showbiz. Arebye nabo umwana we bashobora kuba bagira gute bamukoramo content kandi we nta kintu kimungu. Network z'i Kigali. Jay ntabwo ngiye kuvuga nk'umuntu utiyumva muri Irene. Oya murabivuga nk'umuntu ushaka kuneranya nawe. Oya urumva Irene ari ukuntu njye nshaka kugira ngo byishakemo mwiyumvemo ariko nkabibura. Ariko singiye kuvuga nk'umuntu nyine kasinzi kandi urabizi wana ni diamond yanyinjiye ariko izamvamo. Irene ntacyo atwaye. Irene ntacyo atwaye pe mbabarira uzamukore ndabigusabiye ndinginze ndatakambye. Irene umuvandimwe Jay none iyi nkuru kimara kuyumva ucesha urumeza byari bikwiye ku mwana w'umunyarwandakazi ku minsi 2 guhita atandukana n'uwabashaka. Inkuru yo kuyumva nta gitangaza kirimo. Yego nshimishije kuba umwana w'umunyarwandakazi yakagaruka mu rugo kuba urumva wakwihanganira ko uwo mwana bazajya barara bamucindura bamutimbura bakanamupfubya. Ndishimye cyane pe. Urabeshya Jay urakoze cyane ndabizi ikiganiro n'igisoko uraza kubirambura ngaho ndagushimiye ntabwo nari nzi kuri muri operation tumukwe. Ntabwo ari operation ngewe ndimo ariko ntabwo umwana w'umunyarwandakazi yaba ari aho ngaho bamubabaza. Urumva ariko yari kuzayi nishimire ko guma za Burkina Faso bamutimbuza za rakirete. Oya ariko yari kuzagera akayimenyera. Oya genda urafata umwana ukamuzirika ukamuboha ugashaka gucindura. Reka mfite n'undi muntu ushaka kugira igitekerezo hano nawe ufite ibyo ashaka kuvuga. Reka mwumve. Yego ni akamwana ku mwana atahe rwose byo kumuhoza ku ntege zo kwiyahura niko yaka. Yes girlfriend. Ubwo uravuga ngo ndabizi wigeze gusengaho utaragira birakwiye ku mwana w'umukozi w'Imana uririmba tukagira aya masaha agiye kuba ahitse asenyurwa ananiwe kubaka.
none ko kugira ngo bamwice ndumva ibyo bibazo ari guhura ntiyatagaza mu rugo abagabo bahari azashaka undi aracyari muto. Hanyuma yaka wowe ibyingo kugiye gusaza utarongoye ko byakunaniye ibyingo bifite bike gitekerezo. Umugore ndamufite kandi nanagushimira wanabimfashijemo kwa dufaranga wateranyije two naguze ibikoresho byo mu nzu nabitanga yaratuma. Urakoze cyane yaka. Kugira umugore rwose ni wowe wabimfashijemo rwose. Urakoze cyane. Nta gitekerezo muri kuma kuri iyi nkuru. Munyihanganire gato, nta gitekerezo umuntu mushobora kumpa igitekerezo kuri ibi bintu wabivuzeho ko ari scam. No muntu bita ntuza, no muntu bita jihad. Abantu 1200 mu nkurikiye, reka twumve niba jihad aboneka. Ngira ikintu mubaza. Aya. Mutinga Mike. Umuntu wakoze kuri Galaxy nazamuke. Hari umuntu wakoze kuri Galaxy kanze murebe mubwira ashyire muri request azamuke. Ndi mu rusaku. Jihad wo gapfuye ntabwo uri mu rusaku ngo nagutashaka kunyitaba. Umuntu wakoze kuri Galaxy bamwita Steel Perfume uzamuka abantu bagufollowing. Steel Perfume ngiye guhamagara murabyumva. Noneho hari iyi nkuru mugiye gutungurwa nayo. Ibi ngiye muri kureba hano kuri uyu mugabo. Hey. Amakuru ndayafite. Amakuru ya Idris ndayafite. Ntabwo wasenya urugo uvuga ko umugabo kuba afite ikintu kinini. Opionika waje. Opionika wamaze kuza. Oya reka mbonye uyu nguyu Korode ndamubona. Reka mwumve. Yakana gasuku bashyigikiye ko uri mwana ngo ataha akahukana. Mutapinge screen mwumve. Opionika zamuka. Niba uri kunyumva. Bro abantu 180 bari gusaba kuzamuka kuri pana ariko ndumiwe Godfather. Ndabashyiremo gashyirwa inyongero mwe ntabwo bazamura. Ndeberanya munsi we muretse gato. Bwana Korode waramutse. We isoka gato nk'amasegonda 2. Birihutirwa. Birihutirwa Korobe ishano ryacitse umurizo wabimenye. Nabimenye kandi kiganiro nyire kwe kwikaza TV. Uravuga kubyerekeranye nande? Na Vestina. Urakoze cyane nk'umukozi w'Imana, reka tubyigize mu mwuka wera kurana umukozi w'Imana. Nanze guhamagara abanyamakuru badafite aho bahuriye n'umwuka wera. Ibi bintu binsobanurira mu magambo magufi. Korode ibi ngibi byaba bisobanuye iki? Ibi bintu warabivuze bakwita umusazi? Narabivuze kuko narabirebaga naravuze nti uru rugo nta ruhari rurasenyutse, abantu baravuga ngo ntabwo ari byo, ariko kandi umutima wanjye ucitse ururondogoro. Ndumva umutima wenda guturika kuko Murindahabire naha turibaza Murindahabire kugeza ubu muri Canada abyifashe mate, kuko tugiye kubona nari ndi kumwe na Nepo w'Urugendo TV. N'ubu turi kumwe ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata, twari twaje mu rubanza rw'umusitari Silas Nzabahaye wafunguwe ejo bundi, ari mu rubanza rwa divorce n'umugore we. Tugiye kubona tubona kuri Instagram ya Vestina Nepo niwe wabimbwiye w'Urugendo TV ko kibibona duhise dukora ikiganiro. Ariko kandi ntabwo birababaje cyane, birababaje. Ibi ni ugukoza isoni umupasitoro mu itoro rya Eglise des Amis Kicukiro wabashingiye. Ikindi cya kabiri ni ugukoza isoni ababyeyi, societe nyarwanda, itoro rya ADEPR by'umwihariko. Umunsi Vestina asohoka mu itoro rya ADEPR ntagaragarize itoro rya ADEPR, uko twavuganye n'umuvugizi w'itoro rya ADEPR Pastor Ndayizeza yaravuga ati ntabwo nigeze mbona Vestina n'umugabo we, nta nubwo bageze ku biro by'ururembo rwa Ruhengeri, ntabwo bigeze batubwira iby'ubukwe bwabo ngo tubyange. Rero birita bivuze ngo Murindahabire ni ikibazo gikomeye cyane kuri Murindahabire hejuru y'aya magambo uyu mwana w'umukobwa yatangaje. Kandi n'ubyibuka Godfather bakoze ikiganiro kwa Irene, Vestina na Dorcas, Murindahabire bari kumwe. Vestina abwira Dorcas ngo wibeshye ugashaka ukiri muto ngo nagukubita. Harakandi kandi ukiyongereyeho koro. Yaravuze ngo urukumva? Yaravuze ngo uruza umuntu utarangiza.
ni ikibazo gikomeye cyane ariko waguhane Paul urugero rw'ibyo ari we uze mbere yuko ugenda ikintu ndi kubaza muri Bibiliya cyangwa mu ijambo ry'Imana biremeye ko umwana w'umukobwa bakomeza kumuturubika adashobora kwihanganira umugabo bitewe n'ikintu kinini kuko niba umwana avuga ngo uruza umuntu utarangiza wagira ngo umwana yishwe n'uriya mugabo bari abanyamakuru bafite ibintu binini ni ikibazo gikomeye cyane biramutse ari uko bimeze ni ikibazo gikomeye cyane kuko buriya cyane ubutunzi hari abantu benshi bakurikira ubutunzi bashaka bakurikira ubutunzi ariko batazi n'ikindi batari bwarebesha amaso yagombaga kubabona Vestina rero mu yandi magambo yavuzwe ko umugabo we Idrissa ari umutunzi ari umuntu uyoboye imishinga mu bihugu bitandukanye ari umunyamafaranga ariko se twibaza ni iki noneho gitumye ashobora kuba yadivorsa muri aka kanya agatangaza ngo niyongera gushaka umugabo wa kabiri ntazahubuka nk'uko yahubutse kwa iminsi 136 niyo bamaranye yonyine ni ikibazo gikomeye cyane n'amasaha 12 n'iminota 41 n'amasegonda 12 ubuse urabaramo n'iminsi amezi angahe bamaze muri Canada hari ubu nta mezi abiri bari bwamare muri Canada oya urgushamo nayo kwidekarara kuko amakuru ufite ngo baragiye kwidekarara Vestina ikibazo gikomeye cyane so ahangaha rero ubuhanuzi nk'umukozi w'Imana mpanze utanga ubutumwa hanyuma umpereza uwo mugabo niba hari nayo mvugane nawe Nepo Godfather Ngwino urabona icyo navuga cyo nuko Satani ni umwanzi w'ibyiza ntawakifuza isenyuka ry'urugo rwa Vestina na Idrissa ariko kandi umuntu ashobora kuvuga ngo n'ababyeyi be bashobora kuba barabigizemo uruhare ntabwo tubirashinzwe ariko kandi iyo ugiye kureba uko iyo urebye umwana usoza ishuri rya segonderi ahita yinjira mu rushako hari inderatari bwahabwe za nyirasenge inama za kibyeyi yarangiza agahita yirukira mu rushako ngo n'ubutunzi ngo babonye umugabo w'umukire ngo azabafasha ngo bagiye kubafasha kuri byinshi cyangwa bafasha ibiniri ibyo nabyo ubwabyo biri mu byatumye Vestina ahubuka mu rushako rwiwe biramutse ariko kandi ntabwo twavuga ngo biramutse twavuga ngo ntabwo ari ukuri Vestina yabitangarije yagaragaje ko yahubutse mu rushako ko nashaka umugabo wa kabiri atazongera guhubuka nk'uko yahuze bivuze ngo rero we yidekaraye rwasenyutse ahubwo yahisa abisiba rero abahungu bamaze yahise twamaze kwitereka twamaze kubibona twarikuyeho reka ngo yene Paul Urugendo TV muvugana urakoze cyane kundi kujya mu rubanza urakunde Paul salama nyuma y'uko urebye urugo rwa Murindahabi na Idrissa rusenyutse wumvishe ugize ubwoba Murindahabi ahubwo Vestina na Idrissa njyewe nari nzi ko Murinda Irene na Idrissa baratandukanye Irene karatari abantu Irene niwe wabanye na Idrissa none se Idrissa yakoranye ubukwe na Vestina cyangwa yakoranye ubukwe na management ya Irene njyewe nabonye ariko asezerana n'uwitwa Vestina oya yasezeranye na management yasezeranye na team yasezeranye na Irene komeza wabyakiye uti hari ibiguzi bumvikanye batagodifata reka dukore kazi cyo warumbajije ibi bintu wowe wabyakiye ute ibi bintu wabyakiye ute byagutunguye wabanaga bizaba urumva mbere na mbere ni nakababaro cyane cyane ku muhanzi dukunda burya ubona umuhanzi aririmba indirimbo zomora imitima y'abandi mu gihe wavuga ko afite agahinda ndetse amaranye igihe kinini ni ikibazo gikomeye cyane bya bindi bavuga ngo nuko mu buzima bwa social media ariko atari bwo buzima tubayeho mu buzima busanzwe yego niba umuntu avuga ko atazongera kugira amahitamo yo guhitamo umugabo uyu munsi yahisemo ariko ushobora mentioninga niba ari umugabo we none uretse gato ahangaha ntituza kuvuga ntabwo ari amahitamo y'umwana ntabwo ugeze agira amahitamo operasiyo tumukweye yakozwe na Irene ikimara gutegurwa bafashe umwana bamwohereza muri misiyo ni ukuvuga ngo Vestine kujya mu rugo rwa Idrissa ni nk'ingabo z'u Rwanda kohereza abasirikare Darifuru yaragiye muri mishoni komeza
urumva Vestina mu by'ukuri niba avuga ko uyu munsi ari kunyura muri bad situation bivuze ko bishobora kuba bijya gusa n'ibyo abantu bagiye basesengura mu kiganiro yakoze ubwo yahaguruka ku kibuga cy'indege i Kanombe yerekeza muri Canada mu by'i itandukanye muri Canada afite ibitaramo aho mu kiganiro yakoranye na Murindahabi ndetse na Dorcas bari mu ndege hari aho Vestina aryamaga hasi hari aho Vestina ataka kuvuga ko afite inzara benshi bagiye babikomanda ibyo bintu avuga ati ni gute umuhanzi yavuye kuririmba kandi Kigali akahita afata imodoka imujyana ku kibuga cy'indege i Kanombe akahita afata none n'indege imukura ku kibuga cy'indege imujyana muri Canada nka management noneho kubera iki abaye aje kubivuga kuri kamera kashonje management ntabwo bamubaza ese ntawe ubishinzwe ese nta muntu umuvugana mu gihe amaze gutandukana n'umugabo byose nibyo ahubwo twakwiriye kwibaza se niba umubyeyi kuko buriya ni umubyeyi kuko ushobora kuba ataraba umubyeyi kano kanya ariko yitegura kuba we ariko niba agira mu ndege akavuga ati mfite inzara imeze nabi mperuka kurya ejo bivuze ko mu by'ukuri hari abantu management ye itagireba kuri side y'uriya mukobwa. Urakoze cyane ibingibi byo wenda by'inzara umuntu wese arasonza hari igihe ababuze n'umwanya wo kurya atabuze ibyo kurya ko yabuze umwanya wo kurya byo birashoboka. Atabibonye yavuze ko atabibonye ntabwo yavuze ko yabuze umwanya. So anyway ibingibi rero ikintu kiriho ni status yakoze saa 3 zuzuye uko nyuma y'iminota 16 bwari saa 16 ariko yaje kuyisiba bigaragara ko nyine wenda ashobora kuba yaganijwe cyangwa se yabikoze atabiganiriyeho n'abandi ariko buri ikintu cyane mbere gikomeye abantu kuri kuganiraho cyane bakuri kwibaza kuri iyi statement yakoze nahantu asoza avuga ngo sinzongera kwizera umugabo na rimwe mu gihe ntaramenya umuryango we ntaramumenya kubera ko uyu munsi ibyo biri kunshyira mu bibazo byose ndimo kunyuramo yaba ari mu buzima bwanjye ndetse n'amahitamo ndi gukora uyu munsi. So bivuze ko we yamaze gufata umwanzuro tuvugana ntabwo azasubirana n'umugabo we muri iriya mvugo. Umugabo avuga n'umugabo yanditse utanditse izina rye ariko yivugaga we yavuga ko hari umugabo yahisemo akabwira ati nahisemo yes. Urakoze cyane ndagushimiye my brother. Sasani kabisa nihutaga kubera ko ndi gukurikirana urubanza rwa Silas mbona wa undi byase ni ku murongo n'umugore we rwa Gatanya turi buze no kumenya Silas ko urukiko rwamufunze rugaragaza ko yasambanyije umwana w'umukobwa ndetse bagaragaza ko na forensic yagaragaje ko ari wamusambanyije ngijana ku ijana turi buze kwibaza ati se yaje kurangira bisubiye byose uruze kumenyera muri no rubanza. Urakoze cyane ndagushimiye. Asante. Nasi ibyo rubanza mpuriye he nabyo kimanza n'imanza turi kwa no kuri ntuza opionika urahari ngo uzamuke umva ikintu gitangaje ngo uyu mugabo ngo araturubika ngo ntarangiza urugendo rugo yari yatangiye mutapingi sibyo byiza Godfa oya ntabwo ari byiza uramwana bwa ariko man uyu ni umwana muto bro mana uyu ni umwana muto warukirangiza secondaire urimo kunyumva ariko kaboko yaramufashe amushyira mu business zo kujya ngo uriya mugabo kunyumva uyu mwana nta bintu byingo bamwohereje muri operation tumukwe ariko utari kumva ntabwo kubyumva hano hari tumurye tumukwepe none se Godfa no dusuye kwiyo post ya postinze aho munsi yavuze ngo ntabwo nzongera gushaka umugabo ntabanje kumenya iwabo iyakomoka bivuze ko hari ibindi bintu ibugiye umuntu avuze ngo uyu mugabo ikintu bagiye gukora bagiye guhita bamushinga Njyanyabingi bavuze ko asenga imana z'abakondikondi kugira ngo abakristo bataza kuva kuri uyu mwana ariko guza abasikama nuko ngo ikintu bagiye gukora kandi muraza kubireba bagiye kuvuga ko uyu mugabo afite ibizimu byensi kuko biri mwino message yanditswe urukumva aba bagomba kubara audience aba bantu baririmba gospel urimo kunyumva uyu ntiyazongera kujya kumanika amaboko hari ngo arerembuza aririmbira abantu ngo yobe yabindirimba nta muntu wazongera kubyemera kandi yarariye umugabo akakwepa barasikaminze uyu mugabo baragiye bakabikora so nukuvuga ngo icyo bagomba gukora hangana iki uyu mugabo bagiye kumukubitaho ibirozi bamukubiteho ibishitani bavuge ko asenga imana zikuzimu avuga ati iyi muraza nta gitangaje muri West Africa nabyo byabamo ubwo mutangiye kubimushinja nyir'ubwite nta kintu gitangaje muri West Africa bro
bare wumve mu nkandeho gahunda ni undi muntu mpamagara ninde hano ninde undi muntu mpamagara mwihaga n'abajya babaraje hamagara Jihad aramwe bari mu rusaku Jihad ashobora kuba ari Goma aramwe bari mu rusaku ariko se ni gute nk'ibyo bintu babwiye n'icyo muri Amerika urumva so mwihangane gato rero kamamagarira umuntu Dekate ntabwo ari kwita abanyamunsi